nari nifitiye bari ahantu bita Ikaruruma n'icyokezo ku muryango. Yesu akansanga aho ngaho, Abamalayika bakaza bagaterura nkabona bagiye kunaga mu muriro. Ubu ngewe mpunga icyo nabonye. GEHINOMU narayibonye irahari, bagiye kuyinjugunyamo ndataka bashyiraho. Ntabwo bwakiye ngo subire muri ya bare, sinzi naho amakazi yagiye n'ibyogezi zaho byagiye. Nuko wakijijwe? Nuko nakizwe niba Imana yarebaga igasanga bitazemera inyura muri izo nzira. Ngewe mvuga aho ndahazi, aho najya, aho hunga urahazi, aho icyo mpunga ndakizi, kandi maze kwinjiramo neza inkingurira ijuru rirahari. Ugasanga umuntu ajya mu rusengero araririmba, hari n'abafite amatitire aremereye, ariko ugasanga nimugoroba yatwaye nk'akayoga mu kamvirope. Niko kuvanga. Niko kuvanga. Iyo niyo mirimo rero mwarimu wacu ari kutubwira dukwiye kuvanga, umuntu akamenya imirimo akwiye gukora n'iyo adakwiye kujya gukora. Ariko uko ninatangiye mbabwira ngo maze iminsi dukurikira abantu rwose bahitinga babwiriza twumva, tukarara tutaryamye n'amayekuteri mu matwi, tudasakuriza abo turaranye nabo, twumva ubutumwa bwiza butambuka ku macano. Najya kumva nkumvaho ko umuntu ngo yishingiye, ku muntu ngo yatandukanye n'umugabo ngo yongeye ararongorwa. Ibyanditswe byera atari ko bivuga. Ibyo ni ukuvanga. Si ukuvanga koko? Ukuvanga pe. Turabasuhuje bakunze b'Ijambo ry'Imana, tubifurije amahoro y'Imana. Bakunze ba channel ya Mama Lionel, tubifurije umugisha w'Imana. Dusuhuje abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, dusuhuje abanyarwanda bene wacu bari hanze y'igihugu mu mpande zitandukanye, inshuti zikunda ijambo ry'Imana zidukurikirana buri munsi. Nimuhabwe umugisha n'Uwiteka Imana yacu. Uyu munsi rero twabateguriye ibintu byiza, ibintu biryoshye ijambo ry'Imana. Nabatumiriye abakozi b'Imana bafite ijambo ry'Imana, bafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Imana ibaha umugisha cyane. Kuri iyi kamera muri kubona abatumirwa, turagira ngo babanze babibwire, duhereye ku mukozi w'Imana uri buryo bwanjye. Turakwakiriye mu izina rya Yesu kuri channel ya Mama Lionel. Ndagushimiye madamu, Imana iguhe umugisha. Nitwa Mukase Prudensienne, ndi umuvugabutumwa ariko bwiza. Ako kantu njya nkongeraho, kuko hari abavugabutumwa ariko butari bwiza. Ngira nongeraho umuvugabutumwa bwiza. Amen. Nako ni mwarimu kazi ndakamenye. Umuvugabutumwa bwiza, Mukase Prudensienne, guturuka mu itorero rya ADPR cya hafi. Amen. Mwakoze cyane rero, twiteguye gusangira ijambo ry'Imana muri rusange. Turakwishimiye cyane kandi ndakwishimiye by'umwihariko arivuza, ariko nanjye ndifuza kumuvugaho gatoya. Ni gake cyane nkunda kuvuga ku bantu, ariko mwihangane umukozi w'Imana muvugeho. Ninjira mu mujyi wa Kigali, ninjiye ariwe mudamu numva bavuga ubwiriza, kandi akabwiriza ibintu yanize nabyo bakabishyiraho. Bati avuga ijambo ry'Imana ukaryumva kandi yaryize. Twakuranye ibiterana ahantu henshi, aherekeje za korari, ndi umuvugabutumwa, nakubona nkatinya kuvuga nti ndavuga iki ahantu yicaye, cyakoze umwuka akampumekeraho. Ndakwishimiye rero kuri channel yanjye, wisanzure. Abantu bazagukurikirana kenshi mu mpuguro zitandukanye, ndabibateguje abakunzi banjye, mu mpuguro zitandukanye mu mwitegure mu ijambo ry'Imana rikiza imitima, rihumuriza. Muzamukunda ndabizi neza. Hano rero ibumoso bwanjye hari umugabo, umukozi w'Imana mukunze kubona ku ma channel menshi atandukanye, nawe afite channel ye yitwa Karumeli TV. Ndakwakiriye rero kuri channel ya Mama Lionel, ibwira abantu baba bakubonye bwa mbere bamenye amazina yawe, bamenye uriwe. Abambonye cyane ndabashohoje, Imana ibaha umugisha. Nitwa Mukunamfura Reveriye, ndi umugabo ndubatse, ntuye Kimisagara, akaba ari naho nsengera mu itorero rya ADPR. Mama Lionel rero channel ye turayikunda ko haca ijambo ry'Imana rizima. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha cyane. Reveriye nawe
ndamwakiriye kuri cano yanjye. Ni umugabo ufite ibyanditswe muri we, ufite inzira z'igisiyoni mu mutima we. Niwe muntu wanyakiriye mu Kove Kimisagara. Abantu benshi barahanze, nahasengeye igihe kinini, ariko nyuma nza kuvuga ngo reka njya gusengera ahantu umugabo wanjye asengera ADPR cya hafi. Navuga nti reka nsanga umugabo wanjye, ntabwo azajya atambika ngo nzamuke, reka musange. Uyu rero Revere yanyakiriye mu Kove, dukorana umurimo w'Imana. Ni umugabo ufite ibyanditswe muri we. Turagira ngo rero dutangire dusenga Imana. Turasaba Reveriye n'ubundi asenge, hanyuma dukurikirane ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Kristo turagushimiye ko uduhaye umwanya mwiza. Uyu ni umwanya wo kwakira ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni ijambo rirema, ni ijambo rihindura, ni ijambo ribeshaho byose. Ijambo ryawe Mana rihindura ibintu byose kuba bishya. Tugushimiye ko uduhaye umwanya. Abantu bose turi kumwe bari mu Rwanda, muri diaspora, bari hirya no hino badukurikiye, nabo tubasabiye kugira ngo bakire impinduka y'ijambo ryawe. Kibona n'ikibi cyawe. Umuntu wese udukurikiye, muri wese urukumva ubutumwa bwiza, umuntu wese ufunguye cano, reka yakire imbaraga z'Imana zihindura. Kibona n'ikibi cyawe. Tuguhaye umwanya kugira ngo ube mukuru muri wo. Turagushimiye ko ugiye kubana natwe, ukadufasha, ukatugirira neza. Dusenze dushima mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Imana ishimwe cyane. Tugiye kubakira nk'abakozi b'Imana, abavuga butumwa bwiza. Wakoze ako kantu nkamenya uyu munsi, nanjye nzajya sinakongeragaho, nzajya nkongeraho nanjye. Mama Lionel ndi umuvuga butumwa bwiza. Turagira ngo musangize Imana ashyize ku mutima wanyu. Abakunzi badukurikirana, abakunzi b'ijambo ry'Imana, tubahaye karibu musangize abantu b'Imana Imana ashyize ku mutima wanyu. Murakoze cyane, murakarama. Reka dusangire ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ibyo kurya rwose, kandi bitetse mu buryo butandukanye. Twafata Bibiliya zacu rero. Ndasaba abantu bose badukurikiye, mufate Bibiliya zanyu. Iki ni igitabo gikomeye cyane, kiruta ibindi bitabo byose by'abahanga mujye mwumva bandika hano mu isi. Iki ngiki kirarenze. Ni ukuri. Turasangira ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Umubwiriza. Ni kimwe mu bitabo by'umunyabwenge witwa Salomo, ibice 8. Twihute tuhagere, duhere no ku murongo wa 11. Umubwiriza ibice 8 n'umurongo wa 11. Turahera aho ngaho tugeze ku murongo wa 14. Haranditse ngo, kuko iteka ry'umurimo mubi rituzura vuba, nicyo gituma imitima y'abantu ishishikarira gukora ibibi. Nubwo umunyabyaha acumura akarijana, ariko akaramba, nzi rwose yuko abubaha Imana bari imbere yayo ari bo bazamererwa neza. Amina. Umurongo wa 13. Ariko umunyabyaha we ntazamererwa neza, no kuramba ntazaramba, ndetse n'iminsi ye izaba nk'igicucu gihita, kuko atubaha Imana ari imbere yayo. Umurongo wa 14 cyane cyane, nubwo nahereye hejuru ariko numva gashaka guhera aha, nongeraho nariyo hejuru. 14 rero haravuga ngo, hariho ikitagira umumaro gikorerwa mu isi, nuko habaho abakiranutsi bababwaho n'ibikwiriye imirimo y'abakiranirwa. Mwabyumvise? Yego. Kandi habaho abanyabibi bababwaho n'ibikwiriye imirimo y'abakiranutsi. Niko kuvuga nti ibyo nabyo ni ubusa. Iri jambo rirakomeye ariko riraryoshye. Hanyuma intego y'iri jambo, nubwo turi bufata akanya katarambiranye, ariko aho tuzajya tugusha ni ku kitagira umumaro. Ikitagira umumaro. Paulo hari aho yavuze ngo byose ndabyemererwa, ariko ibingirira umumaro si byose. Noneho tugiye kumara akanya tuganira ku kitagira umumaro gikorerwa mu isi. Kandi umuntu wese yifuza gukora ibifite umumaro, ariko hari ikitagira umumaro, kandi nacyo gikorwa n'abantu. Kuko umubwiriza ashoje avuga ngo ibyo nabyo ni ubusa. Yego.
ikintu iyo cyabaye ubusa kandi cyakuvunnye urababara. Reka tuganire nako ntarondogora cyane. Yatangiye avuga ngo ikitagira umumaro gikorerwa mu isi nuko hari abakiranutsi. Mu zindi bibiliya bavuga ngo abubaha Imana cyangwa abizera Imana. Iyi bibiliya yereka avuga abakiranutsi, sibyo? Ngo nuko hari abakiranutsi bababwaho. Abakiranutsi ni babandi rwose tuvuga ko ari abakirisitu, ari abarokore cyane, nk'uko abantu batubona. Yego. Rwose nk'uko abantu batubona aha, twagiye aha ngaha ku nkoranyambaga ngo tubwirize abantu. Ariko ngo nuko hari abakiranutsi bababwaho. Kubabwaho ni ukubonekwaho. Yego. Sibyo ubwo? Nibyo. Sibyo ahari? Bababwaho n'imirimo ikwiriye abakiranirwa. Aho hantu ndagira ngo mu byumve abantu abaneze amatwi bose babyumve. Iki ni ikitagira umumaro. S'il vous plaît, ni ikitagira iki umumaro. Nicyo turiho. Nuko hari abakiranutsi bababwaho n'imirimo ikwiriye abakiranirwa. Abakiranirwa aribo twita abapagani. Bavuga ngo uriya ni umupagani. Ariko wa mukiranutsi akagaragarwaho n'imirimo ikwiriye uriya avuga aho hantu. Wa undi avuga ngo ni umupagani kandi we w'umukiranutsi ariko akababwaho n'imirimo ye. Ni ikibazo. Ntiyarangirije aho uyu mwanditsi aranavuga ngo kandi nuko hari abakiranirwa. Noneho babandi abapagani, babapagani bababwaho n'imirimo ikwiriye abakiranutsi. Ntabwo nzi ko mubyumvise. Bangeso nziza. Ntabwo nzi ko mubyumvise. Ndabyumva. Yabanje avuga ko hari abakiranutsi bababwaho n'imirimo ikwiriye abakiranirwa. Arahinduye noneho ngo kandi nanone hari abakiranirwa bababwaho n'imirimo ikwiriye abakiranutsi. Ngo ibyo nabyo ni ubusa. Bishatse kuvuga iki? Ijambo ry'Imana ni byiza ko turisobanukirwa atari ugutera waraza. Mara kumvira ijambo cyangwa aho narimenyeye naratekereje nahise niruka. Ni ibiki bishobora kubonekwa ku mukiranutsi ariko bikwiriye ukiranirwa? Ubwo rero bihita byitwa ngo turavanze. Ni muri turavanze. Kandi nibyo bihe dusohoyemo. Kuvanga. Uyu munsi rero turavangura. Mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. Yego. Naho ni gute nitwa umukiranutsi unacira urubanza abakiranirwa ariko hakaba hari imirimo yabo imbonekwaho? Tumaze iminsi mwene data Reveriye na nyirabagenzi Alice cyangwa mama Lionel bakunda kutwitirira abana bacu. Ngiye nitwa mama Gadi, umwana wanjye yitwa Gadi w'imfura cyangwa se mama baho Parfait. Yego. Noneho tumaze iminsi twumva abantu twabonaga bahitinga kuri izi cano. Bafunguye amacano bahitinga tukabakurikira bose bitakuma bagira gutamahanga ariko tukajya kumva tukumva ngo umuntu ngo yatwaye umugabo w'abandi. Ni imirimo ikwiriye abakiranirwa yagaragaye ku guhita umukiranutsi. Vraiment ni umurimo wo gukiranirwa ariko wagaragaye. None sindaya ntibyiyemerera. Siranabyemera zitariko mva ntabwo wenda ari ibintu byinshi navugira ariko umwuga bakora barawemera. Sibyo? Iyi niko bimeze uko byamaze kuba byinshi nta kundi. Noneho ibikwiriye babandi banabyiyemerera ugasanga biraje biganagaragaye ku mukiranutsi. Kandi we ntabyemera. Agenda byiyemerera avuga ngo nge ndindaye agira ngo ndi umukiranutsi. Ibyo murumva atari ubusa? Umubwiriza ntiyavuze ngo ni ubusa. Umubwiriza bihinduye ubusa. Uyu munsi turavangura. Turavangura kabisa. Turavangura pe.
kenshi iyo uri muri tagisi usanga umuntu akaguhamagara urugero uhamagara ati mufitanye gahunda avuga ati none se ko wankereje ati ahubwo uhagaze yego ko ntakubona urahagana hehe njye nahageze kandi ubwo niyo agihaguruka kandi byarimo kumubwira ngo uhagaze he ni imirimo ikwiriye abakiranirwa kandi ari umukiranutsi ati ahubwo ati atari kugeze ubundi ko ntakureba se ndangira ahuri ko ngewe ndi hano muri feruje zo ku giti nahageze uri kandi ubwo niyo agihaguruka Kimironko ibi musanze bibaho cyangwa ntibibaho nibyo biri mu bantu nibyo byeze biri mu bantu nibyo byeze ati ahubwo ati ko ntakubona urihe ati urihe ati ndangira neza ati ni uko ari uko hari abantu benshi kandi niyo agihaguruka ubwo akajya acinya icyaro umumotari ati ikitagira iki nuko hari imirimo nuko hari abakiranutsi bababwaho n'ibikwiriye abakiranirwa kubeshyira kuri telefone uri umukiranutsi cyangwa bagutumiye kuvuga ubutumwa ahantu barabona utangiye kugira utari kuti ndahageze nimuhumure ndahageze kandi ubwo uhagaze ku muhanda utegereje moto bakagutegereza bakatwe bakagakubita hasi iyi mirimo ntizababonekweho namwe mwese muteze amatwi ijambo ry'Imana mwamaze kumva neza ko ikitagira umumaro gikorerwa mu isi noneho rero ni byinshi navuga by'imirimo ibonekwa ku bakiranutsi ikwiriye abakiranirwa reka noneho njye nahari njye ku bakiranirwa nabo bakora ibyiza ariko bakanavanga n'imirimo yo gukiranuka kuko ntaho iri bwandikwe niyo mpamvu umubwiriza avuze ngo ni ikitagira umumaro mbese nko kujya gukora muri sosiyete muri kampani udafite ikarita yabo yego ukirirwa ukora kuva saa moya abandi bafite amakarita bajya gusinyisha wowe ukabura icyo werekana ngo bagusinyire niyo ya mirimo wa wundi ukiranuka yakoze kandi wakiranirwa nta hantu muranyemerera wenda ngende ntanga ingero nkeya wenda zitari nyinshi turi abanyarwanda n'abanyarwandakazi igihugu cyacu cyagushije ishyano 94 buriya twagushije ishyano ijambo ishyano ibyago n'ishyano ni ibintu bibiri bitandukanye ibyago ni ibintu rusange umuntu yatwise umwana ntiyabaho wa murwayi yararwaye yarapfuye yagize ibyago tumuta ariko ishyano ikintu bita ishyano ndibuka ko Satani atabwa mu isi we n'igice cy'Abamalayika batawe mu isi ijuru ryararirimbye ishime itere hejuru ririmbe wajure kuko umwanza gukuwemo ariko barebye isi basanga ni ikibazo bavuga ngo nawe wasiwe ugushije ishyano Imana irabizi ko tubana n'ishyano Imana irabizi ko tubana n'ishyano bantu mwese muteze amatwi niyo mpamvu yihanganira intege nke zacu ariko igashaka ko tutazimika irabizi ko tubana n'ishyano twamanukiwe naryo nawe wasiwe igihugu cyacu cyagwiriwe n'ishyano ariko ntagiye iruhande rw'iri jambo hari abantu bagiye bahisha abantu bahisha abatutsi bahigwaga icyo gihe ariko akajya kuri tere kwica ni imirimo ikwiriye abakiranutsi igaragaye kukiranirwa ariko nabyo ni ubusa nta mumaro bifite ahisha umuntu agiye kwica imbaga nza bahishe abantu ariko bakajya kwica bene wabo babo bahishe bakajya akambwira ati nyoko wanyu ndamurangije ati so wanyu ndamurangije iyo ntimba se yarimo kumutera icyo ni umurimo wagakwiye abana b'Imana ugaragaye kuri uriya muntu ariko umubwiriza nawe waravuze ngo ibyo nabyo ni ubusa yagombye abantu bose kuba yararwanya ishyaka kandi barahari abantu barwanya ishyaka barwana ishyaka bacukura inzina bagira gute si byose niko bimeze
ibyo nabyo muribuka Koroneliyo buriya Koroneliyo reka tujya no mu byanditswe byera tujya no mu byanditswe byera ariko ntarinjira aho ngaho n'abariya turabizi ko hari abantu babaye intwari cyane leta birabavuga natwe turabavuga babaye intwari cyane rwose bakanga kwitandukanya akavuga ati njyewe nanjye byambayeho mfite umudamu inshuti yanjye wankoreye icyo kintu rwose ati ndamufite mukase ariko simubaha abantu bambaye amakoma bafite impiri bagize gute ab'intwari ndamushimiye rwose Imana imuha umugisha n'ubariho turi inshuti cyane atuye hari ikabuye yitwa Sira Nyiramucyo arahari turamushimiye icyo ni umurimo mwiza hanyuma rero Koroneliyo murabizi ko yari afite umutima mwiza ariko yari uwo mu bwoko butubaha Imana yari umugabo w'ingabo zitari ariko nta mirimo ntabwo yari azi Imana ariko akagira ingeso nziza Imana hari ikintu yamukoreye yavuga iti uyu mugabo ko ndeba nyubaha ariko atananze hari n'ibindi avangamo uwamwiyereka noneho uturimo akora tukajya twandikwa ahantu hareruya tukandikwa ahantu ijyana Petero mwiyerekwa mujye aho hantu muhite mujye mu byanditswe byera jyana mwiyerekwa abona cya gitebo kirimo inyamaswa zitari biti bagurya mu kandi kanya Koroneliyo nawe yari yarayerose inzozi ati ohereza abaturage bajye barahasanga umugabo umeze gutya witwa Petero Koroneliyo yari yarose inzozi umutumirazi wawe aranamwitegura kumbe Imana iragira ngo Koroneliyo imirimo yakoraga ikwiriye abakiranutsi kandi wakiranirwa noneho itangire yandikwa ahantu haleluya Hoziyana yaririmbye indirimbo ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo ubimenyesheje byanezeza Uwiteka Imana utwonkora nkaba mbizi ko ryanditse turavanze rwose uyu munsi umuntu wese avangure wumva neza iri jambo ni iki itagira umumaro turiho gikorerwa mu isi hanyuma rero muzi uko byagenze Petero ahatwa kujya kwa Koroneliyo ahageze Koroneliyo tubigize neza kuza watubwira ikikuzanye kandi niwe wamutumiye niwe wamutumiye Imana uhereye ubwo Koroneliyo aba umukristo imirimo yongeye gukora yari amaze kubona igipande mu ijuru yatangiye kujya yandikwa uhereye ubwo aravangura haleluya wowe wavangaga Imana uyu munsi uvangura nibyo iri jambo nta Petero wundi ni twebwe Imana yohereje kuri iyi nkoranyambaga kuri ivugabutumwa bwiza warakoze mama murakoze cyane warakoze buriya ubutumwa bwiza buzogera mu isi yose ibi ni bimwe mu nzira zo kugira ngo ubutumwa bwiza bwogere murabizi neza ko isi yose yagwiriwe na rya shyano nababwiye ry'icyorezo cyitwa coronavirus yego kiriya si ishyano ririya biriya ni ibyago byagwiriye isi cyangwa ni ishyano ririya ni ishyano ishyano ryaguye rigatuma n'insengero zifungwa murumva iryo shyano ryoroshye iryo shyano riroroshye ntabwo ryoroshye ishyano rituma umuntu apfusha umuntu ntajye ntamuherekeze ngo amugeze aho agomba kujya umva iki gitabo nimushaka mu cyubahe bantu mwese muteze amatwi bahanga bo mu isi banyabwenge mwubahe iki gitabo najyaga nsoma mu gitabo cy'umubwiriza havuga ngo igihe cyo kwirinda guhoberana n'icyo kugira ngo umuntu yirinda guhoberana igihe cyo gutanga n'igihe cyo kwimana ubu narya ku kagori nk'akaguha naruma ku muneke nkawuguha kandi twarasangiraga igihe cyo kwimana rero kiriho Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo umubwiriza ari umuhanga yarabivuze yari umuhanga cyane ishyano rigwira isi insengero zigafungwa
Salomo yarasenze akavuga ngo wavuze ko uzaba mu mwijima w'icuraburindi nkubakiye inzu aho uzatura iteka ryose, agasabira umuntu wese uzagira icyo asaba ari muri iyo nzu ko uzamwumva uri mu buturo bwawe bwera. N'umunyamahanga utazabasha kugera muri iyi nzu akerekeza aho yubatse. Hari akantu bita busore uhagarika gutya hakwereka iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Yerusalemu rero hari aho yari yerekeye ngo nuzerekera aho Yerusalemu iri agasenga uzamwumve uri mu buturo bwawe bwera. Iriya nzu ishyano ryaje rigatuma ikingwa, ariko n'ubu turi mu nzu y'Imana. Ntacyo Satani yakoze. Ntacyo Satani yakoze, n'ubu turi mu nzu y'Imana. Ntacyo Satani yakoze. Ari ikintu cyantangaje bantu mwese nabo turi kumwe, kubera insengero zifunzwe abantu benshi ubona baraguye. Ubona baraguye. Icyo kibazo ndagifite. Ariko ntabwo ari byo. Ubusa ubutumwa bwiza burimo gutambuka buzabwirizwa amahanga yose. Siko bimeze. Imana rero ishimwe ko washyizeho uyu murongo w'ivugabutumwa, wayobowe n'Umwuka Wera. Urakoze cyane. Kugira ngo abantu badakena ijambo ry'Imana. Kuko uyu munsi turavangura. Turi kumwe? Uyu munsi imirimo yagaragarwa ku mukiranutsi ikwiriye abakiranirwa, ndagira umuntu wumvira ijambo avangure, kuko ni ikitagira umumaro. Nibyo. Si byose? Nibyo. Hari ibintu ukora ukabona biraryoshye ariko bitaryoheye ababibona. Ntabwo nzi ko icyo mvuze mu cyumvise. Reka nsubiremo. Buriya ikintu bita badutse bavuga ngo abarokore, twinjiye mu itorero rya ADPR mu Rwanda twitwa abarokore. Kurokoka ni ukurokoka ikibi. Yego. Sibyo nkuko abantu barokotse umuhoro. Buriya nabo dushatse twabita abarokore. Bafite ibyo barokowe. Ni ijambo rusange ritari iry'idini gusa. Siko bimeze. Ni ukuba ufite ikintu warokowe. Njyewe nigeze gutanga ubuhamya, uzajya kuri Nicyo Gihe TV azasangaho ubuhamya bwanjye buvuga ukuntu nari nifitiye bari. Ahantu bita Ikaruruma, n'icyokezo ku muryango. Yesu akansanga aho ngaho, Abamalayika bakaza bagaterura nkabona bagiye kunaga mu muriro. Ubu njyewe mpunga icyo nabonye. GEHINOMU narayibonye irahari, bagiye kuyinjugunyamo ndataka bashyiraho. Ntabwo bwakeye ngo subire muri ya bare, sinzi naho amakazi yagiye n'ibyogezi zaho byagiye. Nuko wakijijwe. Nuko nakizwe niba Imana yarebaga igasanga bitazemera inyura muri izo nzira. Njyewe mvuga aho ndahazi, aho najya. Aho hunga urahazi. Aho icyo mpunga ndakizi kandi maze kwinjiramo neza inkingurira ijuru rirahari. Nagira ngo mbabwire ngo hari ibintu byitwa kuvanga, ariko dusanze ari ikitagira umumaro. Ngiye gusoza. Ni ikitagira umumaro. Ni ikitagira iki? Umumaro gikorerwa mu isi, mu gihe ahubwo twifuza ko umuntu yagira ibigira umumaro. Yego. Sibyo mwene da? Pawulo yaravuze ngo imirimo ya kamere iragaragara. Ni iyi ngiyi abo turi kuganira badukurikiye natwe turimo turavuga ngo basome mu gitabo cy'Abagalatiya, barabona ya mirimo ya kamere niyo tubabwira kureka. Yego. Ndio tubabwira, ugasanga umuntu ajya mu rusengero araririmba, hari n'abafite amatitire aremereye, ariko ugasanga nimugoroba yatwaye nk'akayoga mu kamvirope. Niko kuvanga. Niko kuvanga. Iyo niyo mirimo rero mwarimu wacu ari kutubwira dukwiye kuvangura. Umuntu akamenya imirimo akwiye gukora n'iyo adakwiye kujya gukora. Ariko uko ninatangiye mbabwira ngo maze iminsi dukurikira abantu rwose bahitinga babwiriza twumva, tukarara tutaryamye n'amayekuteri mu matwi, tudasakuriza abo turaranye nabo, twumva ubutumwa bwiza butambuka ku macano. Najya kumva nkumvaho ko umuntu ngo yishingiye, umuntu ngo yatandukanye n'umugabo ngo yongeye ararongorwa, ibyanditswe byera atari ko bivuga. Ibyo ni ukuvanga. Si ukuvanga koko. Kuvanga pe. Ariko buriya umutima w'umuntu ubamo ibyumba bine. Nugendana n'umuntu hari abo muzavugana ubutumwa we mama Lionel, nabyo abantu banabyumva. Yego. Ntubona ko wadutumiye ngo tuvuge ubutumwa, icyo ushinzwe utuzi tukimeze gutya. Yego.
yego utuzi tukimeze gutya uku ni kutuzi kandi nta nubwo waturemye nuwo ntiwanadutwise nuwo watwise ntumenye ibiri muri we yego utuzi nk'abakozi b'Imana niko bimeze ariko ukundi duteye ntakuzi ntakonze bambese ndaba mu mutima araba uzazana rero bavuga ubutumwa kuri iri vuga butumwa ejo wumve ngo bamutambikanye ariko ibyo ntibazabikwitirira hari igihe banabimbaza batese uriya muntu ntiwari wabonye ko kuki ugendana n'umuntu umeze gutya ariko n'uwo watwise mu nda waramuvanye mu nda afite 50% yawe ntumenye ibiri muri we nkaswe duhuriye kuri mikoro keretse umwuka wera wenyine ni urondora umuntu. Haleluya. Nitujya mu bami ba mbere bice 14 turahasanga muka Yerobowamu yiyoberanye yihinduye undi mugore di ariko umugabo avubwira ati hindura undi mugore ariko uzi kwigira undi mugore yegora mbese upresidentiel higira undi mugore kandi ariko umuntu yigira undi mugore gute ariko iri jambo ntacyo byasize mbega nkigira uwo ndiwe utari wowe ngo namenya kuri muka Yerobowamu ntibiri bukunde gishira umbariza umwami utambye Ahiya kuko ni wari warampanuriye kuyobora ubu bwoko none umwana wanjye ararwaye ararembye ihindura undi mugore kandi ngo nihinduye we biremera ngo kwihindura undi mugore. Mwari ntaguciye mu ijambo hari umusore wigeze kujya gusengera mu itorero runaka ariko ashaka yo umukobwa yihindura umukirisitu Bibiliya ibitabo by'indirimbo agenda bajya mu mwuka nawe akawujyamo yihindura n'umuntu umunsi babanye kuwa gatandatu nibwo yakuriye ikesi ya mitsingi munsi y'igitanda ntiyari yarihinduye undi musore undi muntu mukayero kujya kumbariza uriya musazi by'uyu mwana ndabona abana bari mu gibenda kunshiraho mukayero Yerobowamu yihindura undi mugore ntumbaze niba yarihindurije amaso niba yarambaye inkandi nkubirane kandi wamutumyeho nawe yari yarahumye amaso y'umubiri ariko akiza umwuka wera w'Imana asanga umusaza aramubwira ati dore muka Yerobowamu agiye kuza aha yihinduye undi mugore ariko umubwira ibi dukwiye kuba mu mwuka tukajya tureba abantu bihindura abandi bagore yego abagabo bihindura abandi bagabo n'abagabo tukajya mu mwuka tukamenya abagore bihindura abandi bagore abantu mwe dore ijambo ry'Imana ngiri abantu bihindura ako kwihindura undi mugore abo rero ndimo mvuga banyuze aha ngaha baje kwihindura abandi bagore ntabwo nzi ko icyo ndimo kuvuga mu cyumba umuntu niyihindura undi mugore rwose Lionel ntazabibaza sinzabize banyakubahwa uje umuntu yihinduye undi mugore hanyuma rero imigani 16 nimuhajya mukareba uko havuga ibyanditswe byera ni byiza n'umurongo wa 2 muzi ukuntu havuga ngo imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye ariko Uwiteka niwe ugera imitima yego bishatse kuvuga iki ibintu umuntu akora byose ababona ari bizima ari byiza yego ntabwo nzi ko mubyumvise reveriye imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye ariko Uwiteka niwe ugera imitima bishatse kuvuga ngo ibyo dukora byose biradutunganiye niyo mpamvu habaho guhugurwa yego nitugeraho ndabaha reka nsoreze ku byumba 4 biba mu mutima w'umuntu umutima w'umuntu bamo ibyumba 4 mwari mubizi ngiye kubibabwira umva mpa raporo y'ibyo byumba 4 mubikurikire murasanga nta muntu utagira ibyo byumba icyumba cya mbere ni icyumba kibitsemo murabizi ko buri cyumba kigira ibyo kibitswemo umuntu yubaka inzu ntabwo wakubaka inzu ngo ikira cyumba kibe gishoma gusa hari utwushyiramo ukabuvuga uti mu cyumba ari icyumba cya mbere kibitsemo ibyo umuntu azi
yiyiziho n'abantu bamuziho. Ntabwo nzi ko mwumvise icyo mvuze. Icyumba cya mbere kibitsemo iby'umuntu yiyiziho n'abantu bakaba babimuziho. Ati rwose ati muribuka umusamariyakazi asaba Yezu amazi, yambwiye ati genda unzanire umugabo wawe, ariko nta mugabo ngira, tuvuze ukuri n'abo murara n'abangahe mfite, ati nawe saba tasatu y'umugabo ntahuye n'ubwoko ki. Ayiyiziho ko ari indaya, abonye n'undi umumenye. Ati burya bwose abantu barabizi ko ko ngira abagabo b'abaturage b'abandi bajyana. Icyumba cya mbere kibitsemo ibyo wiyiziho n'abantu bakuziho. Icya kabiri, icyumba cya kabiri ni icyumba kirimo ibintu utiyiziho ariko abantu bo babibona. Bakubwira ngo ukora icyo ukabihakana. Tuvuge hari abantu bakunda kuryama bakagona cyane. Noneho muryamanye akawukomanga atari kukuri mu gusakuza. Burya iyo ndyamanye n'umuntu ugona cyane njye sinsinzira. Kandi iyo umuntu agona ntabimenye kuko arasinziriye. Unamenye neza ko iyo umuntu aryamye asinziriye atamenya niba ari umukobwa cyangwa umuhungu. Ntanamenya niba yiyorosoye. Cyane umuntu urya ruramubwira utari kukucyo urarugona, ati njye ndagona, ati njyewe icyo kintu ntago akiyiziho. Ni urugero ndimo gutanga. Icyo kintu ntakiyiziho ariko abandi bakimubonaho. Ingero ni nyinshi sishaka gutinda ko karahagije. Hakabaho icyumba cya gatatu kibitsemo ibyo abantu batakuziho batabona ariko wowe wiyiziho. Icyumba kibanga kiri discretion. Kibanga n'inshuti yawe wita magara, uretse ko ntayibaho. Yesu niwe nshuti iruta izindi, arusha abandi bose kudukunda. Indirimbo y'151 ni kwivuga Yesu arusha abandi bose kudukunda. Na ya nshuti y'amagara ushuka ngo ni magara ntusige. Ya yindi ufunga uturabuti ntakubonye sinabaho. Icyo cyumba uragifite ubitsemo ingeso zawe utabwira uriya muntu. Kibaho cyangwa ntikibaho? Kibaho. Hari umumama ejo bundi yagiye gutaha, abwira umugabo uti mutware wanjye umbabarire, ati muri aba bana harimo 4 batarabawe. Igitangaje yamuteye icyuma we barasenganaga, umwe ari umuririmbyi muri korali runaka, tekereza icyo cyumba ari we wenyine wari ukizi. Shimye Imana ko mwumvise ko gihari. Umugore agiye gupfa, ubwo niko amwe abantu babivuga barimo bihana babona bagenda. N'ubu tubivuga hari abantu b'abagore bafite abana batabwira abagabo ko bahari, cyangwa umugabo akaba bafite hanze akiyiziho. Ukajya kubona ukabona rimwe biracite uyu mwana nawe n'uwawe. Umugore tisi uyu we avuye ati mbabarane nabiguhisha. Icyo cyumba kibaho rero. Nyamara njya mbyibonamo. Sicyo muri byaririmbye ngo nyamara njya mbyibonamo. Oya, aho ndahagera. Icyo cyumba mvuze ko ari cyakangahe niba muri abanyeshuri beza. Kibitsemo ibintu wiyiziho ubwawe abandi batazi. Burya Yuda yajyaga arya amaturo, mwari mubizi, ariko intumwa ntizari zibizi. Ntizari zibizi ko Yuda arya, kuko ngo yari umubitsi w'impiya mu rusengero. Icyo cyumba arakibana umutipe. Aryuma. Araceceka. Muribuka ko hari naho yabonye basutse amavuta kuri Yesu. Ati buriya ntiyajyaga kugurwa ifeza zikagira, akabona uko ngo abone uko akura amaye. Ati buriya ntapfuye ubusa ari amavuta. Buri icyo cyumba kibaho, buri wese ari bwirebe, ijambo ry'Imana icyo ndikundira n'indorerwamo ni itoroshi. Tugiye kugera ku cyumba cya 4. Icyumba cya 4 ni icyumba kibitsemo ibintu utiyiziho n'abantu batakuziho ariko Imana yo mu ijuru ibona. Nubwo na biriya byose byatambutse ibizi, ariko noneho iki kirimo ibintu bitse utazi.
yego ndaje ngisobanure n'abantu batabona batanagukekaho ariko Imana yo mu ijuru izi. Ndatanga urugero mu byanditswe byera. Umugabo witwa Petero, intumwa, amakuru yayo murayazi y'urukundo rwe yakundaga Yesu, kugeza ubwo abateranije akamubwira ati uyu munsi ibyanjye birabahemuza. Ati nkuba bihemuza ntabwo ndi Petero. Yesu rero yahamagaye abahungu batatu ba Zebedayo baturukaga mu muryango w'abantu bita abazeroti. Abazeroti bwari ubwoko bw'abantu bagira amahane batwara inkota ku matako. Iyo wamuvugaga yahitaga inkota. Yesu aravuga ati aba bahungu bafite ishyaka, icyo bita zere, bafite ishyaka gutya, uwabahamagara bagira ishyaka mu byanjye, ariko abahamagaye inkota zabo barazigumana. Bamukurikiranye nazo bati rwose arabareka, kandi bagize ishyaka koko. Bene Zebedayo barabazerote. Niko bimeze. Buriya nubona ko turabavuga butumwa. Ubu uyu mugore yabwiriza busikolojiko mashaka kubwira uko yahoze ameza akiri umupagani. Utaranavuga ko watumuraga kakana. Nkurikije ukuntu umeze nagukarasi ntumva. Umuntu rwose. Niko bimeze. Ikimana dukorera imaze kuduhamagara, ibyari umwijima birabimurika bigahinduka umucyo. Yego. Ariko uzasanga n'undi muvuga butumwa vuga yimereye ariko nkuriye yamukijijwe ikidisi ko n'ubundi tubona ameza arya, akavuga yitonze, akabwiriza iri jambo yitonze agize gute, ariko buriya nawe afite imirimo y'abakiranirwa yagaragarwaga kuri we yaretse. Aba bahungu rero batwaraga inkota. Petero yari intumwa yakundaga Yesu cyane, kugeza nubwo yamubwiye ati baragutwara, ati inkota ngize ebyiri zifata ubwo barakujyana bari. Aramubwira ati Yesu yamubwiye ijambo rivuze ngo ziramaze. Ni ijambo mutazi kandi cyo risoko ziramaze. 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 Kuba uzifite ni nkaho ntacyo zimaze. Kandi koko yarayikoresheje. Buriya rero yari afite icyuma. Icyo nshatse kuvuga muri kiriya cyumba cya kane nuko Yesu yamubwiye ati inkoko itarabika ari umaze kunyihakana. Petero yari azi ko yasohora ijambo rivuga ngo ntago nkuzi. Ntabyo yarazi. Mukurikije amateka ya Petero mu byanditswe byera, naho yiyumvaga atari bubivuge. Abantu intumwa zari zizi ko mu bantu bavuga ngo uyu mugabo simuzi, bari bazi ko Petero yabikora. Ni cya cyumba kirimo ibyo utiyiziho. Indirimbo imwe ivuga ngo umurika hatabona aho umwijima. Umurika hatabona. Hahandi rero umuririmbyi yavuze ngo hatabona, ni handi hari ibintu. Buriya nunasenga urimo kwatura ubwira Imana ibyuzi by'intege nke zawe, ujye unayibwira ngo Mana mbabarira n'ibyo ntiyiziho wowe ubona. Haleluya. Mbabarira n'ibyo ubona bindimo ariko nge ntazi. Ntiyiziho ko bimbaho. Hari ibintu rero tutiyiziho. Umwana w'umuntu n'umunyantege nke, Imana yirakomeye. Hari ibintu tutiyiziho n'abantu batatuziho ariko Imana ibona. Izo ntege nke tutiyiziho, tutazi n'igihe zishobora kuzira, nazo tujye tubwira Imana ngo aho hamurike, aho hatabona. Haleluya. Icyumba cya kane musanze kibaho cyangwa ntikibaho? Kibamo. Ntekereza ko na Gideyoni yari agifite ngo kirimo imbaraga ariko atazi ko zirimo. Ku Imana yamamaga ngo wamunyembaraga bati ngewe mutoya mu muryango wa Manase urimo gusekura mu muvure. Umuvure se nisekura ubundi ese wabavuka wari wabona umuntu usekura mu muvure ko bawengeramo n'ukuntu ubwenge bwe bwayiyumvaga ari buke arimo arasekurira mu muvure. Kandi ubundi yibonagamo intege nkeya ko gusekurira mu muvure n'ubugwari bwo kwanga ko isekuru iri busakuze bagafatwa. Ariko Imana yamubona
ikamubonamo imbaraga zo gukiza abisize ko yamucunguza. Muri cya cyumba rero tuteyizimo ariko Imana ikaba ituziho, harimo ibintu byinshi tutabona uko turondora. Ariko cyane cyane turi kuvuga, wenda reka twe kwibanda ku by'imbaraga, twibande cyane ku byo bintu by'intege nke, kuko abantu benshi ntago bakunda kwemera intege nke zabo. Yego, ntago umuntu wese yumva ari umunyembaraga. No mwisha kera tukiri abana twiga kubwiriza ubutumwa bwiza, hari aho wajyaga bafati oya tirekuye niwe wigisha, niwe gihangange, niwe muntu ukomeye, niwe usatura. Akenshi ukumva nibo bagiye bagenda bagwa kandi utabimukekeragaho. Ariko turashima Imana ko ifite umucyo umurika naho hantu. Yego, twe tutiyiziho. Haleluya. Yavuze ngo nidusenga tubwire Imana ngo na cya cyumba twebwe tutiyiziho n'abantu batatuzi, ariko ukaba ukituzimo. Nkunda kuvuga ngo nta muntu n'umwe utagira uruhande rurimo intege nkeya. Burya icyo ubona we wanesheje, wowe unesha, hari undi muntu utakinesha bitewe n'intege nke z'uko zingana. Ariko Imana, umucunguzi, umwuka wera badufasha icyo cyumba kirimo ibintu tutiyizimo. Kuko ni bitagira umumaro ga twatangiye tuvuga ngo kitagira umumaro. Turi mu ijambo ryitwa kuvangura bene data. Ndagira ngo rero iri jambo ry'Imana rirakwiriye muri ibi bihe dusohoyemo. Muri ibi bihe dusohoyemo murabibona ko ari ibihe bikomeye cyane bitandukanye n'ibyatambutse. Abantu ntibagitinya Imana cyane, abantu baraziruye, bumva ko iterambere ari iterambere. Ndagira ngo dusoze tugira abantu inama, kandi ndaguha akanya usoze ugira abantu inama kubwira ijambo kuko warisobanukiwe. Vangura ibi bitagira umumaro nk'umukiranutsi birimo kukugaragarwaho. Vangura kuko nta mumaro. Nawe kandi wowe ukiranirwa ukavangamo uturimo twiza, ntaho turimo kwandika. Vangura uwo nawe turamubwira navangure. Yego, utwo twiza urimo gukora kandi uri ukiranirwa, ukiri kwa shitani ukiyikorera, nawe utwo twiza urenzaho urivunira ubusa. Ni nta mumaro bifite. Ntakavuro, vangura, ntakavuro, ntacyo bimaze. Mwari maramfasha neza nibuka neza, hari umugabo witwa Yosuwa wabwiye abisi avuga ati uyu munsi muhitemo nimba ari Imana koko muze tuyikorere, ariko kandi nimba ari na Bayali nayo mwihisha mujye muvuga ati twebwe turabakoze mumaramaze muvuga ati twebwe turababayali turabyemera, nimba ari n'ibirangantego mubyishyireho muvuga ati turababayali. Ariko nimba ari n'Imana koko muyikorere mu maramasi. Avuga ati ariko giye n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Turabwira inshuti n'abavandimwe badukurikiye ngo erega nyuma y'ubu buzima ubu turimo hari ubundi buzima. Abakiranirwa bafite aho bazaba, ariko n'abakiranutsi bafite aho bazagira gute, aho bazaba. Icyo ni ukuri. Turabinginga kugira ngo bahitemo, ariko twebwe twabagira inama icyabagirira umumaro. Icyabagirira umumaro kuko buriya gukorera Imana bifite umumaro. Pawulo yandikira Timoteyo yavuze ngo kwitoza kubaha Imana harimo isezerano ry'ubuzima bwa none, ariko n'ubundi buzaza bw'ikindi gihe. Hari ubuzima bw'ikindi gihe. Turagira abantu inama badukurikiye ngo bahitemo ibyiza, imirimo myiza yabagira umumaro no mu gihe kizaza. Icyo ni ukuri. Ibi byumba cyane cyane iki cyumba kibitsemo ibintu umuntu yiyiziho we, abandi batabona, bakamutagatifuza, bakagira gute, ariko afite inshira. Iki cyumba nicyo gikomeye. Reka tukivugaho gake. Reka tuvugaho gake kuri iki cyumba. Mbona abantu benshi bagifite, abantu benshi barabifite, sindimo mbashinja, ariko iki cyumba cyo kugira ibintu uzi, ukagendana n'umuntu uzi ko udashobotse, ukaba muri korari uzi ko utazabona ubugingo usambana, ukaba mu murimo w'Imana uzi ko uri umugome, ubyiyiziho ariko abantu bakabona ni sawa. Iki cyumba numvise muri ibi byumba bine, iki cyumba kirakaze. Tugenda dutanga ingero ku ibintu bigiye bigaragara bizwi. Hari umumama w'inshuti yanjye
yasezeranye n'umugabo, ariko umugabo akafite sinzi impamvu babyita ubumuga bwo kuta ikiremba, reka nkivuge niko siko babyita by'ikiremba. Umugabo we yizeho ko ari ikiremba, ariko ati tuzabana mbere umugore. Aragenda aramusaba aramukwa, bajya mu rukiko barasezerana, abyizi bajya mu itorero, pasiteri abahesha umugisha. Bageze mu rugo ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, amezi 4, umugabo agati burya rwose kuva na kera mbyizeho ko tawe ndi ikiremba. Urumva ni ikintu yiyiziho, kandi atabashije kubwira wa wundi kugira ngo arebe kuko nimba byakunda. Reba noneho agahinda wa mudamu agize, tuzi ko ari umugore akaba atari umugore, yarasezeranye kubera cya kintu wiyiziho. Bya bintu abandi batazi bidafite umumaro, bya bintu abantu biyiziho batabwira abantu, bituma bahemukira abandi bantu, kuko nkwisangaho nk'umuvandimwe, nkwisangaho nk'umuntu wanjye, kumva ufite ibintu wiyiziho kandi wagize gute wampishe. Ariko uyu munsi bumvishe ijambo ry'Imana, buri ijambo ry'Imana ryiza nibavangure. Umurongo ni ukuvangura, ibitagira umumaro bikazigaragara, ariko umurongo ni ukuvangura kugira ngo bahitemo imirimo myiza iriya yo mu Bagalatiya Pawulo yavuze yandikira Abagalatiya. Imana iguhe umugisha. Twerekeza ku musozo, turagira ngo tubwire abakunzi b'ijambo ry'Imana, abadukurikiye, ko twari ku ijambo rivuga ngo kuvangura ibintu bitagira umumaro, abantu nibabireke. Tugiye gusoza dusengera abantu. Turasengera abantu muri ibi byiciro 4 by'ibi byumba biba mu mutima w'umuntu. Turasabira abantu imbaraga, buri muntu mu cyiciro cye. Aha hantu umuntu wese uri ku isi yisanzemo. Urakoze cyane, uvuze ijambo rikomeye cyane, ariko n'ubundi nsanzwe mbizi kugira bene aya magambo akomeye, ariko aryoshye. Ngiye kukwinginga rero usengere aba bantu badukurikiye, umuntu wese aho ari utsinzwe n'iri jambo, wapfukama, wahagarara, waba uri mu modoka utwaye, uvuga uti Imana nanjye noneho ndahindukiye. Imana ibahereze umugisha. Reka twinginge mwarimu Prudasienne asengere abantu batsinzwe n'iri jambo. Turagushimiye mwami w'ijuru n'isi, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni indorerwamo twireberamo, data wa twese tukabonaho imyandiri. Urakoze cyane kubw'ijambo ryawe, wavugiye mu kanwa k'umubwiriza ko hari ikitagira umumaro gikorerwa mu isi. Buri muntu wese yifuza ibigira umumaro mu buzima bwe, ariko dusanze hari abakiranutsi bababwaho n'imirimo ikwiriye abakiranirwa, ibyo nabyo nta mumaro. Iyo mirimo senge yabumvise ijambo ryawe batsinzwe naryo, kugira ngo bakureho iyo mirimo yababonetsweho. Sabiye kandi aba bantu bangeso nziza, bumva batareka ibyaha byabo ariko bakagira n'ingeso nziza, kuko ibyo bakora byiza ntaho byandikwa. Umucyo wawe nubamurikire nk'uko wamurikiye Koruneliyo, kugira ngo uhereye none bandikishe mu ijuru, kuko tubona neza yuko imirimo izaduherekeza. Urakoze cyane, kandi ibi bintu abantu babika mu mitima yabo bakabana nabyo, bimurike Data wa twese, umurika hatabona hahandi umwijima uba. Abantu bakorana umurimo wawe ibizira, bacyumvira ijambo rigenda n'imbaraga umwuka wera riherekeze, kugira ngo rigende muri bya byumba rikuremo ibitagira umumaro. Urakoze cyane kuri Imana yiteguye kuduha ubwami, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane, murakarama.